Okay, yes, right, hello, check. Ibi byiza cyane kandi rwose none amahoro y'Imana kuri umuntu ugiye ukunda rwose kandi kukuri ikiganiro byacu kandi byonana mu mategeko y'umuhanda hano kuri Gakuru Oneya giye gusuza kandi kwikirizana twa teacher Gakuru nk'ibisanzwe fata kakawe ndetse n'akarimo tubasha kugenda neza kuva ku kibazo cya mbere kugera ku kibazo cya nyuma. Ndizera ko meze neza Imana yo mu ijuru kibarinze rwose kandi kibahaza umugisha ndetse n'uburame kandi rwose mukomeje guhamuka ronka ndetse mugatsinda ibizamini by'umwereko mubona provisoire kandi mubikesheje iyi channel yacu kandi yanyu ndetse namwe bari kwiga gutwara ibinyabiziga namwe rwose bikabasha kugenda neza cyane rwose. Ndakumenyesha ko twiyuse cyane niba wifuza ko durushyirwa rw'agateganyo aba provisoire cyangwa ko durushyirwa burundu ariyo permis, icyo kifuzo ntugisengera kwagezaho bikemukira. Ngira ngo uri kubona nimero twakurikiye hejuru mu ibara ry'ubururu ni 0791 82 46 71. Iyi nimero yitwandikiraho cyangwa twayidomagara twagufasha mu buryo bworoshye kandi bwihuse cyane. Twe dukosora tunosonora rero kuva ku kibazo cya mbere kugera ku kibazo cya nyuma, ariko kandi ibyo biragendana nawe wifuza ko twagwa application nza cyane zigufasha mu buryo bwo kwiga by'umwihariko rwose ukora ibizamini zigenda zigusubiza zigukosora ziguha amanota, cyangwa se tugira n'izindi application ziba zirimo ibibazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400 na application zirimo ibyapa byose zirimo imirongo yose zirimo amatara yose. Nyamuneka kuri umuntu wifuza kandi wikeneye ntucikwe twandikire cyangwa duhamagare kuri nimero n'ubundi 0791 82 46 71 twagufasha mu buryo bworoshye kandi bwihuse cyane nta gutinda. Ikindi kandi rero ntabura kumenyesha nuko kuri umuntu wifuza kuba wakomeza uvuga utese ko nihuguye neza mu buryo bwo kwiga ariko nkaba ntazi neza uburyo koresha mudasobwa, nawe turagufasha rwose bikagenda neza cyane tukagoye ibizamini ukagenda wihugura. Abantu mukeneye kwigura kuri mudasobwa namwe muze tubafashe rwose bigenda neza cyane rwose, tubaye ibizamini ku buryo ariko kuki ujya gukora ikizamini ubundi utarigeze wihugura ubundi wumva uratsinda gute? Ugomba kubanza kwihugura ugakorera ibizamini rwose ku mashini bitandukanye muri system ikorerwamo ku buryo nawe ujya ku kizamini warihuguye. Ku bantu rero mukeneye kwiga gutwara ibinyabiziga b'imoto cyangwa imodoka mwarabonye provisoire namwe birakunda turabafasha neza rwose nta gutinda rero nk'ibisanzwe. Murabizi yuko dutangira n'icyapa kimwe hano tugagikosora tukare cyo gisobanura hanyuma tweta dukomeza n'ibibazo ndetse n'ibisubizo byagiye bikorwa umunsi kundi. Simba nijyanye rero bari kumwe na mugenzi wanjye Sifa Gatoya the Classic ugenda dufasha mu buryo guhinduranya ibibazo ndetse n'ibisubizo byagiye bikorwa acunga no majwi yumva kugeraho neza cyane ndetse n'aya mashusho kugera hakeye byose niwe rwose tubikesha. Hanyuma rero ngewe nta gutinda reka musabe Sifa Gatoya the Classic adushyiraho noneho icyapa cyacu cy'umunsi. Okay, alright. Icyapa cyacu cy'umunsi rwose kimaze kugera kunyakira amashusho yawe. Iki cyapa cyo kiravuga iki? Yishatse kuvuga ngo iki? Iki ni kimwe bwoko bw'ibyapa by'inyongera nkuko ukibona. Hanyuma iki cyapa cy'inyongera kigaragaza inzira idakomeza. Nuvuga ngo uhereye mu ntangiriro icyapa cyo gishinzwe cyo kigaragaza ko iyo nzira idakomeza. Bishatse kuvuga ikiro mwiriko wacu kosora tunosobanura. Ubu mu mategeko y'umuhanda ikimenyetso cyose kiri mu ibara ritukura kiba kibuza. Ngira ngo uri kubona akarongo gatambitse hano hejuru kuri iki cyapa cyangwa se muri cyapa nyine uri kubona akarongo gatambitse gatukura. Ukabonaho nakandi gahagaze ku mwero. Kagahagaze ku mwero rero kagaragaza yuko ari inzira cyangwa se umuhanda. Ariko imbere ako kandi hejuru gatambitse gatukura kagaragaza iyo nzira ibidakomeza. Icyapa rero ni icyapa cyo mu bwoko bw'inyongera kivuga ngo icyapa kigaragaza ko uhereye mu ntangiriro inzira gishinzeho idakomeza. Hari gihe bazakikubaza mu magambo bakakubaza ngo icyapa kigaragaza ko uhereye mu ntangiriro inzira giteyeho idakomeza gifite ibirango by'amabara akurikira, uzasubiza ko ari umutuku ndetse n'umweru. Ko bazakujijisha bakubaze umweru n'umukara, umweru se n'umuhondo n'ibindi ariko uzasubiza ku mutuku ndetse n'umweru. Ndizera ko iki cyapa rero tugisobanura neza rwose kandi kigaragaye nta gutinda twise cyane. Reka dusabe Sifa Gatoya the Classic nono adushyiraho ikibazo cyacu cya mbere. Okay, alright. Ikibazo cya mbere rwose nta gutinda kimaze kugera kunyakira amashusho yawe kiri kubaza ngo iki? Uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko ibiri ihuza imipira ni A toni 16, B toni 8, C toni 50, D cyangwa ni toni 10. Turi ku kibazo cya mbere nta gutinda rwose turi kwihuta. Uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko ibiri ihuza imipira ni A toni 16, B toni 8, C toni 50, D cyangwa ni toni 10. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya mbere wasubije nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya mbere ndakumenyeshwa igisubizo ni A ni toni 16. Nuva mu mwireko wacu kosora tunosobanura ubundi umenye ko iyo tuvuze ngo uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko ibiri ihuza imipira ubundi mu bijyanye n'uburemere burebeye ku mitambiko ngira ngo murabizi neza yuko
ariko ubwo ndavuga ku bantu badukurikiye mbere, abo namwe abatarabashije kudukurikira mbere ubwo musubira inyuma mujye kubireba. Nuvuga ngo ubundi iyo tuvuze ku mitambiko y'ibinyabiziga murabizi ko ikinyabiziga kigira mutambiko cyase kubarira ku mitambiko ni cya cyuma kiba gitambitsemo inyuma gihuza amapine, sibyo? Ariko ari amapine y'imbere akata yari yahinduye vola cyase direction, yari amapine ahindukira rero nta mutambiko uburimo ko nta cyuma kiyahuza. Ubwo rero niyo mpamvu ku kinyabiziga gifite imitambiko ibiri, nuvuga ngo gifite umutambiko umwe uturutse ku mapine y'imbere ukongera ukajya ku yandi mapine y'inyuma ugasanga gitambitsemo ikindi cyuma. Icyo gihe ikinyabiziga kiba gifite imitambiko ibiri ihuza imipira. Iyo tugiye mu buremere rero ntabwo kirenza uburemere bwa toni 13 mu gihe gifite imitambiko ibiri ihuza imipira. Yari umutambiko umwe ni toni 10, imitambiko ibiri kubona ni toni 13, imitambiko 3 ziba ari toni 24. Turagisobanura neza ikibazo cya mbere, ndizera ko cyumvikanye neza rwose kandi cyari cyoroshye cyane gutera icumu ifu nta gutinda twise cyane. Reka dusabe Sifa gatoya de classic tushyire ikibazo cyacu cya kabiri. Okay, alright. Ikibazo cya kabiri nta gutinda kimaze kugera ku nyikiramashusho twihuse, kirabaza ngo iki: ntawe ushobora gutwara ikinyabiziga kigendeshwa na moteri mu nzira nyabagendwa adafite kandi atitwaje a uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga, b uruhushya rw'agateganyo, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya kabiri. Ntawe ushobora gutwara ikinyabiziga kigendeshwa na moteri mu nzira nyabagendwa adafite kandi atitwaje a uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga, b uruhushya rw'agateganyo, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya kabiri rasubijwe neza rwose nta gutinda twise cyane. Dusubije twese ku kibazo cya kabiri ndakumenyeshwa igisubizo ni a ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga. Tuvuze uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga ni permis, birumvikana nyine ni urwa burundu. Naho uruhushya rw'agateganyo rwo ni provisoire, kandi buriya rero provisoire burya izagira agaciro mu gihe ukiri kwiga gutwara ibinyabiziga, by'umwihariko mu gihe ugeze mu muhanda polisi ikaba yaguhagarika, umwigisha wawe icyo abazagaragaza nuko ufite provisoire. Ariko noneho wowe muri cya gihe watangiye kwitwara mu kinyabiziga bizagusaba ko uzaba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga. Niyo mpamvu rero nta muntu umwe ushobora gutwara ikinyabiziga kigendeshwa na moteri mu nzira nyabagendwa. Ubwo ni yaba ipikipiki cyangwa se ariyo twita moto, kimwe n'iki kinyamitende ine gifite moteri ariyo modoka, birumvikana ko nta muntu wemerewe kugitwara adafite byibura uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga. Ndizera ko ikibazo cya kabiri cyumvikanye neza rwose kandi cyari cyoroshye cyane nko gutera icumu mu ifu nta gutinda twise cyane. Reka dusabe Sifa gatoya de classic dushyiraho n'ikibazo cyacu cya gatatu. Okay, alright. Ikibazo cya gatatu rwose twise cyane cyamaze kugera ku nyakiramashusho cyo kirabaza ngo iki: icyapa kibuza aho kuhavugiriza amahoni kigizwe n'ikirango cy'ibara a ry'umuhondo, b ry'icyatsi kibisi, c ry'ubururu, d cyangwa ni ry'umukara. Turi ku kibazo cya gatatu rwose nta gutinda. Icyapa kibuza aho kuhavugiriza amahoni kigizwe n'ikirango cy'ibara a ry'umuhondo, b ry'icyatsi kibisi, c ry'ubururu, d cyangwa ni ry'umukara. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya gatatu mwasubije neza nta gutinda twise cyane. Dusubije twese ku kibazo cya gatatu nakumenyeshwa igisubizo ni d ni ry'umukara, kubera yuko nk'uko uri kubibona icyapa mise mwereka hano, ikindi kimwe mu bwoko bw'ibyapa bibuza gifite ishusho y'uruziga, kikagira ubuso bw'ibara ry'umweru ndetse n'ikirango cy'ibara ry'umukara, ariko kandi kikagira n'umuzenguruko w'ibara ritukura. Icyapa rero kigize gute? Kibuza kuvugiriza amahoni aho hantu. Ubundi nubwo uba warabonye uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga, ariko hari ahantu uzasanga utemerewe kuba wavugiriza amahoni cyangwa se utemerewe kuba hari n'ibindi bintu runaka wahakorera bitewe n'ubwoko bw'icyapa kibuza nicyo kikubuza icyo ari cyo. Ubwo rero cyo kirakubuza kuvuza amahoni ugeze aho hantu uri kubona icyo cyapa. Ndizera ko nacyo kigaragara rwose kandi cyumvikanye. Ikirango muri kucyona ko naho kantu kirongi ko ari mu ibara ry'umukara, muri kubona ko ikirango kiri mu ibara ry'umukara. Ndizera ko mukibonye neza rwose kandi cyari cyoroshye cyane nko gutera icumu ifu nta gutinda twise cyane. Rero reka dusabe Sifa gatoya de classic dushyiraho n'ikibazo cyacu cya kane. Okay, alright. Ikibazo cya kane rwose nacyo nta gutinda twise cyane cyamaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki: ahanyura n'abanyamaguru haciye a imirongo ikurikiranye, b imirongo iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya kane rwose nta gutinda, turi kwihuta. Ahanyura n'abanyamaguru cyangwa se ahanyurwa n'abanyamaguru haciye a imirongo ikurikiranye, b umurongo imirongo iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya kane rwose wasubijwe nta gutinda twise cyane.
nta gutinda twese ku kibazo cya kane ndakumenyesha ko igisubizo ni B, ni imirongo iteganye n'umurongo abanyamo umuhanda mo kabiri. Ni ukuvuga ngo urabona hari abanyamaguru bambukira cyangwa se ziriya mwita ngo zebra crossing, ariko mu kinyarwanda tuyita nyine imirongo yera yambukiranya umuhanda. Kimwe rero ariyo ino mirongo iri kubaza ko ari imirongo iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Urabona kuri nyine usanga nk'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo, urabona ko habari none hari abanyamaguru bambukira iriya mirongo kwiza yambukiranya, harayigereka hakaba ari imirongo ibiri, umwe iburyo undi ibumoso, ibiteganye n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo. Niyo mpamvu rani igisubizo cyabaye B. Nizera ko kandi nacyo kigaragaye kandi mucyumvise neza rwose, ndetse nacyo cyari cyoroshye cyane gutera icumi ifu nta gutinda twese cyane. Reka dusabe Sifa gatoya de classic adushyiraho n'ikibazo cyacu cya gatanu. Okay, alright. Ikibazo cya gatanu rwose nta gutinda nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho, cyo kiri kubaza ngo iki: umurongo udacagaguye uvuga ko A, umuyobozi wese abujijwe kuwurenga, B, iherezo ry'umuhanda, C, gukatira ibumoso byemewe, D, cyangwa byose nibyo. Turi ku kibazo cya gatanu. Nk'utse ko wifuza ko tuguha application nziza cyane zigufasha mu buryo bwo kwiga, by'umwihariko rwose turaguha application zigufasha neza cyane. Application irimo ibibazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400, kabamo ibyapa byose, imirongo yose, amatara yose. Nyamuneka na application nziza usabwa kujya gukora ikizamini warabanje kunyuzamo amaso. Kandi si ibyo gusa, tugufitiye uburyo tugwamo ibizamini, ukavuga uti ngiye icyo nkeneye n'ibizamini turabiguha nawe ukabasha kugenda rwose wihugura neza cyane, nabyo bikagenda neza rwose. Turi ku kibazo cya gatanu. Umurongo udacagaguye uvuga ko A, umuyobozi wese abujijwe kuwurenga, B, iherezo ry'umuhanda, C, gukatira ibumoso byemewe, D, cyangwa byose nibyo. Turi ku kibazo cya gatanu. Umurongo udacagaguye uvuga ko A, umuyobozi wese abujijwe kuwurenga, B, iherezo ry'umuhanda, C, gukatira ibumoso byemewe, D, cyangwa byose nibyo. Ku kibazo cya gatanu wasubije he rwose nta gutinda. Dusubije twese ku kibazo cya gatanu dukomeshwa igisubizo ni A, umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. N'uvuga ngo umwihariko wacu wo kosora tunasobanura ubundi dufite imirongo yose mu muhanda, buryo umuyobozi ntago aba yemerewe kugira gute kuyirenga. Icyakora iyo dufite umurongo ucagaguye ashobora kuwurenga agiye gukatira ibumoso bwe, kunyuranaho cyangwa se guhindukira, cyangwa se kuba yajya mu wundi muhanda, nibyo rwose nta kibazo. Ariko mu gihe cyose no dufite umurongo udacagaguye, aho nta kindi kintu na kimwe umuntu aba yemerewe kugira gute gukora, kuko ndavuga by'umwihariko mu buryo kurenga uwo murongo ntago biba byemewe. Niyo mpamvu ku kibazo cya gatanu igisubizo kibaye A. Twizere ko kigali rwose kandi nacyumvikanye neza rwose nta gutinda twese cyane. Reka dusabe Sifa gatoya de classic adushyiraho n'ikibazo cyacu cya gatandatu. Okay, alright. Ikibazo cya gatandatu rwose nta gutinda nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho yawe twihuse cyane, cyo kirabaza ngo iki: mu bimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara atatu, itara ritukura ryaka A, mbere y'itara ry'umuhondo, B, nyuma y'itara ry'umuhondo, C, nyuma y'itara ry'icyatsi n'iry'umuhondo, D, cyangwa nta gisubizo kiri mu gatatu iri kuri save iki. Ruvuga ngo turi ku kibazo cya gatandatu. Mu bimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara atatu, itara ritukura ryaka A, mbere y'itara ry'umuhondo, B, nyuma y'itara ry'umutuku, C, nyuma y'itara ry'icyatsi n'iry'umuhondo, D, cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya gatandatu rwose wasubije neza nta gutinda twise cyane. Nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya gatandatu ndakumenyesha ko igisubizo ni B, ni nyuma y'itara ry'umuhondo. Mwereka wacu kosora tunasobanura ndakumenyesha ko ubundi tugira ibimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara atatu. Ryo ni itara ritukura. Iyo ufite itara ritukura ubujijwe kurenga icyo kimenyetso cyangwa se kurirenga, uzabanza uhagarara impaka rivuyemo, ubwo ndavuga muri feruje. Wagira itara ry'icyatsi kibisi rikwemerera kurenga icyo kimenyetso cyangwa se uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso, ariko kandi wagira itara ry'umuhondo rikagusaba ko watambuka urushaho kwitonda. Niyo mpamvu rero itara ritukura niba ari gutegeka guhita uhagarara, ntabwo rizaka nyuma y'icyatsi kibisi. Icyatsi cyari kiri kwaka already ngo rivemo hahite haka, usanga hahise haka uwo mutuku ya, ahubwo azabanza hake umuhondo ukubwira ngo genda gake witegura guhagarara. Niyo mpamvu uzavuma gataka itara ritukura. Niyo mpamvu hano igisubizo cyabaye B, mu bimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara atatu, itara ritukura ryaka nyuma y'itara ry'umuhondo. Ndizera ko ikibazo cya gatandatu kigaragaye kandi cyumvikanye rwose nta gutinda twese cyane. Reka dusabe Sifa gatoya de classic atyo n'ikibazo cyacu cya karindwi. Okay, alright. Ikibazo cya karindwi rwose nacyo nta gutinda twese cyane, cyamaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki: ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere bishyirwa iburyo hakurikijwe A, ibyerekeza abagenzi bireba baganamo, B, imiterere y'umuhanda, C, aho biboneka neza, D, cyangwa byose nibyo. Turi ku kibazo cya karindwi. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere bishyirwa iburyo hakurikijwe A, ibyerekezo abagenzi bireba baganamo, B, imiterere y'umuhanda,
se aho biboneka neza, D cyangwa byose nibyo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya karindwi wasubije kandi nta gutinda twese cyane. Dusubije twese ku kibazo cya karindwi kumenyeshwa igisubizo ni C, naho biboneka neza buryo ubundi mu busanzwe ibyapa bishyirwa iburyo bw'umuhanda cyangwa se bishingwa iburyo bw'umuhanda ko nk'ibisanzwe muri ko tubisikanira iburyo. Niyo mpamvu rero bigomba gushyirwa iburyo kugira ngo nujya kubisikana ubisikana ariko icyo cyapa ugize gute uri kukireba neza cyane. Ni muri urwo rwego rero icyo cyapa kizashyirwaho kibasha kugira gute kuboneka neza. Ndizera ko ikibazo cya karindwi kigaragara kandi cyumvikanye rwose, ndetse cyari cyoroshye cyane gutera 10 ifu nta gutinda twese cyane. Reka dusabe sifa gatoya de classic dushyiraho n'ikibazo cyacu cya munani. Okay, alright. Ikibazo cya munani rwose nayo cyamaze kugera ku nyakiramashusho twise cyane, kirabaza ngo iki: inziga zishobora gushyirwaho iminyururu kugira ngo bishobore kuva ahantu A hari urwondo, B hanyerera bidasanzwe, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya munani. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu kugira ngo bishobore kuva ahantu A hari urwondo, iyo ni A, B hanyerera bidasanzwe, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya munani wasubije kandi rwose nta gutinda twese cyane. Nta gutinda ku kibazo cya munani dusubije twihuse ndakumenyesha ko igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umwe ariko wacu wakosora tunasobanura, ndakumenyesha ko ubundi inziga z'ibiziga ubundi akenshi ni nano mapine ibi mwita amapine, ariko nayo bimwita amapine. Iryo jambo pine ni igifaransa, mu kinyarwanda rero ntabwo turigira ahubwo turyita inziga. Niyo tukoresha ijambo, hari uzabona bakoresha ijambo inziga z'ibiziga cyangwa ugasanga bakoresha ijambo inziga. Kubera ko ikindi mu mategeko y'Imana n'ubundi kandi kubera ko bibujijwe kuba wakongera ibindi bintu byose wishakiye ku kinyabiziga cyawe, by'umwihariko harimo n'iyi minyururu, wenda wemere ko wayizirika cyangwa se wayishyira ku ipine, ubwo ndakoresha pine kugira ngo mubyumve, cyangwa se ku ruziga kugira ngo rubashe kuva ahantu hari urwondo cyangwa se hanyerera bidasanzwe. Rwose ibyo biremewe nta kibazo. Niyo mpamvu ku kibazo cya munani igisubizo kibaye C. Twizere ko tugisobanura neza rwose kandi cyumvikanye, ndetse cyari cyoroshye cyane gutera 10 ifu nta gutinda twese cyane. Reka dusabe sifa gatoya de classic noneho adushyiraho n'ikibazo cyacu cya 9. Turi kwihuta cyane. Okay, alright. Ikibazo rwose cyacu cya 9 nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho nta gutinda, cyo kirabaza ngo iki: isonga y'impombo yohereza ibyotsi ntishobora kwerekezwa A ibumoso bw'ikinyabiziga, B iburyo bw'ikinyabiziga, C hejuru y'ikinyabiziga, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi kwihuta cyane rwose, tugenda neza ntihagire umuntu usigara. Turi ku kibazo cya 9. Isonga y'impombo yohereza ibyotsi ntishobora kwerekezwa A ibumoso bw'ikinyabiziga, B iburyo bw'ikinyabiziga, C hejuru y'ikinyabiziga, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo rwose cyacu cya 9 wasubije gane rwose nta gutinda twise cyane. Nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya 9 ndakumenyesha ko igisubizo ni B, ni iburyo bw'ikinyabiziga. Mwere ko cokosora tunasobanura ndakumenyesha ko iyo tuvuze ngo isonga y'impombo yohereza ibyotsi ni iyi twita shampoma. Iyi rero twita shampoma iyi mwita shampoma rero niyo songa y'impombo yohereza ibyotsi. Niba kikubaza mu mategeko y'umuhanda uri mu kizamini kizagucanga cyangwa ngo kikuyobere, ntabwo rero ishobora kwerekezwa iburyo ko tubisikanira iburyo cyangwa tuba tugendera iburyo, icyo gihe ishobora kugera itera ibyotsi ku muyobozi wundi w'ikinyabiziga waba yiri akiri inyuma. Ubwo rero niyo mpamvu izerekezwa ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndizera ko ikibazo rwose cya 9 nacyo tugisobanura neza rwose kandi cyumvikanye, ndetse cyari cyoroshye no gutera 10 ifu nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gatoya de classic dushyiraho n'ikibazo cyacu cya 10. Okay, alright. Ikibazo cya 10 rwose nacyo twise cyane cyamaze kugera ku nyakiramashusho, cyo kiri kubaza ngo iki: itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya A metero 150, B metero 75, C metero 50, D cyangwa ni metero 30. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 10. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya A metero 150, B metero 75, C metero 50, D cyangwa ni metero 30. Kuri cyo kibazo rwose cyacu cya 10 cyo wasubije gane nta gutinda twise cyane. Dusubije twise ku kibazo cya 10 ndakumenyesha ko igisubizo ni A, ni metero 150. Uva nkuri ko cokosora tunasobanura, ubundi hari ibinyabiziga uzasanga bigira amatara yo guhagarara ibara ritukura, ariko ni amatara uzasanga yo bakandagiye kuri feri yaka bakora ikirenge akazima, bara amatara automatique, kandi ari amatara ntabwo aba ku binyabiziga byose, by'umwihariko aba ku kinyabiziga cyose cyo gifite gufu za santimetero kibe zirenga 125. Ubwo rero ayo matara nijoro agaragara mu ntera metero 150, ariko ubundi ku manywa ni metero 20. Ariko hano kwa bakubajije nijoro
ni muri metero 150. Niyo mpamvu igisubizo kibaye A ku kibazo cya 10. Nizere ko nacyo tugisobanuriwe neza rwose kandi cyari cyoroshye cyane gutera icumu mu ifu. Nta gutinda twese cyane, reka dusabe Sifa gatoya de classic atushire n'ikibazo cyacu cya 11. Okay, alright. Ikibazo cya 11 nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho rwose twese cyane, cyo kirabaza ngo iki: amatara magufi y'ibinyabiziga bifite moteri itarengeje santimetero kibe 125 amurika mu ntera ya A metero 20, B metero 15, C metero 4, D cyangwa ni santimetero 65. Turi ku kibazo cya 11, ibintu by'amasantimetero kibe twari tumaze kubivuga rwose mu kanya. Nkibutsa ko ingi ikomeje gukurikira ari Gakuru Oneya mu biganiro byacu bya buri munsi bisanzwe kandi bikurikira. Ngiye gusuza kandi kwikiriza nitwa Teacher Gakuru nk'ibisanzwe, mbari kumwe na mugenzi wanjye Sifa gatoya de classic. Wowe utarakora subscribe rwose ukora tuzacika n'ibiganiro byacu bya buri munsi bisanzwe kandi bikurikira. Amatara magufi y'ikinyabiziga cyase y'ibinyabiziga amurika muri amatara magufi y'ibinyabiziga bifite moteri itarengeje santimetero kibe 125 amurika mu ntera ya A metero 20, B metero 15, C metero 4, D cyane santimetero 65. Ku kibazo cya 11 wasubije rwose nta gutinda twise cyane, nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya 11. Ndakumenyesha ko igisubizo ni B, ni metero 15. Umwihariko wacu wo kosora tunasobanura ubundi mu busanzwe amatara magufi y'ibinyabiziga bamurika mu ntera metero 40. Ariko none yari ku kinyabiziga kidafite cyangwa kitarengeje ingufu za santimetero kibe 125, aya matara magufi y'ikinyabiziga azasigara murika mu ntera metero 15. Nukuvuga ngo icyo gihe kinyabiziga nyine kiba gifite ingufu zidahamye cyangwa se mbega zidahambaye. Icyo gihe rero birumvikana ntabwo aya matara azasigara murika mu ntera metero 40, oya nk'ibisanzwe, ahubwo azamurika mu ntera metero 15. Ndizera ko ikibazo rwose cya 11 nicyo gisobanura neza rwose kandi cyumvikanye, nta gutinda twise cyane. Reka dusabe Sifa gatoya de classic aturira n'ikibazo cyacu cya 12. Okay, alright. Ikibazo cya 12 rwose twise cyane nacyo nta gutinda, cyo cyamaze kugera ku nyakiramashusho kirabaza ngo iki: feri yo guhagarara umwanya munini bivuga uburyo bukoreshwa kugira ngo A ikinyabiziga kigende gahoro, B ikinyabiziga ntigihungabane kigenda, C ikinyabiziga kigume hamwe, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 12. Feri yo guhagarara umwanya munini bivuga uburyo bukoreshwa kugira ngo A ikinyabiziga kigende gahoro, B ikinyabiziga ntigihungabane kigenda, C ikinyabiziga kigume hamwe, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 12 wasubijwe neza rwose nta gutinda twise cyane. Dusubije twise ku kibazo cya 12. Ndakumenyesha ko igisubizo urabyumva gute? Igisubizo hano ni C, no kugira ngo ikinyabiziga kigume hamwe. Burya cyabyaye n'imita ngo feriyam tubyita feriyame. Iriya feriyame rero no buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigume hamwe. Burya umuntu ayizamuye ayisemo mu kinyabiziga burya kizagira gute? Kizaguma hamwe, nticyatirimuka, nticyajya imbere, nticyajya inyuma. Burya hari ahantu rwose kiba kigomba kuguma hamwe. Niyo mpamvu ku kibazo cya 12 igisubizo kibaye C. Twizere ko nacyo tugisobanura neza rwose kandi kigaragara nta gutinda twihuse cyane. Reka dusabe Sifa gatoya de classic nono adushyira n'ikibazo cyacu cya 13. Okay, alright. Ikibazo cya 13 rwose twihuse cyane nacyo cyamaze kugera ku nyakiramashusho yawe twihuse, kiri kubaza ngo iki: ikamyo iyo ari yo yose ntishobora na rimwe gutwara ibintu birenze A toni 50, B toni 53, C toni 26, 36, D cyangwa ni toni 100. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 13. Ikamyo iyo ari yo yose ntishobora na rimwe gutwara ibintu birenze A toni 50, B toni 53, C toni 36, D cyangwa ni toni 100. Ku kibazo cya 13 wasubije hagane rwose twihuse cyane, nta gutinda dusubije twihuse ku kibazo cya 13. Ndakumenyesha ko igisubizo ni B, ni toni 53. Umwe ariko cokosoro tunasobanura. Ndakumenyesha ko nta kinyabiziga na kimwe cyo cyemerewe gutwara ibintu birenze toni 53. Uko umuhanda waba uri kose, uko ikinyabiziga cyaba kigenda kose, ntabwo cyemerewe gutwara ibintu birenze toni zingahe? Birenze toni 53. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 13 mucyumve neza, mukiteho, mukizirikane cyane. Ntabwo ikamyo iyo ari yose burya igomba gutwara ibintu birenze toni 55. Niyo mpamvu ku kibazo cya 13 igisubizo kibaye B. Mwibutsa ko ingi ikomeje gukurikira ari Gakuru Oneya ngiye gusubiza kandi kwikiriza nitwa Teacher Gakuru nk'ibisanzwe. Banange ku kibazo cya 14 dusaba Sifa gatoya de classic kugira ngo akidushyirireho rwose.
Okay, alright. Ikibazo cya 14 twise cyane nacyo cyamaze kugera ku nyakira amashusho ya rwose Sifa Gatoya the Classic yabikoze neza, cyo kiri kubaza ngwiki. Igice kirenga ku biziga by'inyuma ntigishobora kurenza a metero 3 na santimetero 50, b metero 2 na santimetero 70, c metero 2 na santimetero 60, d cyangwa ni metero 1 na santimetero 15. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 14. Igice kirenga ku biziga by'inyuma ntigishobora kurenza a metero 3 na santimetero 50, b metero 2 na santimetero 70, c metero 2 na santimetero 60, d cyangwa ni metero 1 na santimetero 15. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 14 wasubije gana nta gutinda twise cyane. Nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya 14 kumenyeshwa igisubizo ni a ni metero 3 na santimetero 50. Mwari kwa cokosoro tunasonora kumenyesha ko ubundi iyo tuvuze ngo igice kirenga ku biziga by'inyuma ko kundi uzasanga ikinyabiziga nubwo cyaba ari kirekire bingana gute ariko hari amapine abagarukiye cya gice kiba kiyarenga inyuma ntabwo kirenga burya metero 3 na santimetero zingahe 50. Niyo mpamvu ku kibazo cya 14 igisubizo cyabaye a, nacyo twizere ko mu kibonye kandi mu gisobanuro neza ndetse mubonye nawo muzasubiza. Nta gutinda twise cyane, reka dusabe Sifa Gatoya the Classic ahita dushyiraho n'ikibazo cyacu cya 15. Okay, alright. Ikibazo cya 15 rwose nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho twise cyane, cyo kiri kubaza ngwiki. Intabaza ndangururajwi ikoreshwa gusa igihe ikinyabiziga ndakumirwa a kiri mu butumwa bw'akazi, b kiri mu butumwa bwihutirwa, c kiri mu nzira nyabagendwa, d cyangwa n'igihe kiri mu rugendo rwihutirwa. Turi ku kibazo cya 15. Intabaza ndangururajwi ikoreshwa gusa igihe ikinyabiziga ndakumirwa a kiri mu butumwa bw'akazi, b kiri mu butumwa bwihutirwa, c kiri mu nzira nyabagendwa, d cyangwa n'igihe kiri mu rugendo rwihutirwa. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 15 wasubije gana rwose nta gutinda twise cyane. Nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya 15 dokumenyeshwa igisubizo ni b ni mu gihe kiri mu butumwa bwihutirwa. Mwari ko cokosoro tunasonora ubundi iyo tuvuze ibinyabiziga ndakumirwa biri mu moko 3: ibinyabiziga bizimya inkongi, bitwara abarwayi ndetse n'ibinyabiziga bya polisi. Ariko ntabwo ibinyabiziga byose bya polisi barinda kumirwa, utazabona nka polisi igira ikipe y'amaguru y'umupira w'amaguru, utazabona ikibazo cyanditseho ngo police FC ugahita ndakumirwa. Oya, n'ibindi bisanzwe byanditseho traffic police n'ibindi ngibyo ntabwo biba bisobanuye ko ari ndakumirwa, ahubwo bizaba ndakumirwa mu gihe cyose byashyizeho za ntabaza ndangururajwi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kandi nanone byemerewe gushyiraho ziriya ntabaza ndangururajwi mu gihe gusa biri mu butumwa bwihutirwa. Niyo mpamvu ku kibazo cya 15 igisubizo cyabaye b. Twizere ko cyagarira rwose kandi cyumvikanye nacyo nta gutinda twise cyane. Reka dusabe Sifa Gatoya the Classic noneho adushyiraho n'ikibazo cyacu cya 16. Okay, alright. Ikibazo cya 16 rwose nacyo twise cyane cyamaze kugera ku nyakira amashusho, cyo kiri kubaza ngwiki. Umuyobozi ashobora guhagarika ikinyabiziga cye akurikije a aho ageze amaso, b imbere y'inkomyi yose idatunguranye, c aho ageze amaso nuko ahabona, d cyangwa a na b ni ibisubizo by'ukuri. Turi ku kibazo cya 16. Umuyobozi ashobora guhagarika ikinyabiziga cye akurikije a aho ageze amaso, b imbere y'inkomyi yose idatunguranye, c aho ageze amaso nuko ahabona, d cyangwa a na b ni ibisubizo by'ukuri. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 16 wasubije neza rwose nta gutinda twise cyane. Nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya 16 dokumenyeshwa igisubizo ni d, a na b ni ibisubizo by'ukuri ko burya muri cya gihe umuyobozi wese agiye kuva mu kinyabiziga cye agiye kugiparika ahantu runaka, icyambere azagiparika aho ageze amaso, ikindi kandi agiparika imbere y'inkomyi yose yaba idatunguranye. Niyo mpamvu ku kibazo rwose cyacu cya 16 ni igisubizo kibaye d. Uba ugomba kwitegereza ahantu ugiye gusiga ikinyabiziga cyawe, niba ari ahantu kure waba ugeze amaso hameze neza cyangwa se akaba ari hafi y'inkomyi yose idatunguranye. Ndizere ko ikibazo rwose cya 16 nacyo gisobanura neza rwose kandi mucyumvise, ndetse cyari cyoroshye cyane gutera icumu kandi mubonye muzagisubiza nta gutinda twese cyane. Reka dusabe Sifa Gatoya the Classic adushyiraho n'ikibazo cyacu cya 17. Okay, alright. Ikibazo cya 14 rwose twise cyane no cyamaze kugera ku nyakira amashusho rwose, cyo kiri kubaza ngwiki. Imyaka fatizo ku bayobozi b'ibinyabiziga biri mu nzego a na b ni a imyaka 18, b imyaka 12, c imyaka 20, d cyangwa n'imyaka 15. Turi ku kibazo cya 17.
imyaka fatizo ku bayobozi b'ibinyabiziga biri mu nzego A na B ni A imyaka 18, B imyaka 12, C imyaka 20, D cyangwa imyaka 15. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 17 wasubije nta gutinda twise cyane. Dusubije twihuse ku kibazo cya 17 kumenyesha ko igisubizo ni A ni imyaka 18. Ubundi iyo tuvuze imyaka fatizo ku bayobozi b'ibinyabiziga biri mu nzego A na B uruvuga ngo urwego ni bya bintu mwita kategori mwita ngo kategori A ngo kategori B ngo brongo urazi ngo mfite ikizami ngo cya kategori A mu Kinyarwanda tubyita inzego z'iki z'ibinyabiziga. Nuvuga ngo ira twita kategori tuvuga urwego. Niyo mpamvu ubona bakoresheje ngo imyaka fatizo ku bayobozi b'ibinyabiziga biri mu nzego A na B. Iyo nzego bavuze ni kategori. Ubwo nuvuga kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga abe byibura yakorera urwego A cyangwa se urwego B bisaba ko byibura agomba kuba afite imyaka 18. Niyo mpamvu umuntu adafite imyaka 18 ntabwo yabona kategori A cyangwa se kategori B. Ndizera ko kino kibazo rwose cya 17 nacyo tukibasobanuriye neza rwose kandi cyumvikanye ndetse cyari cyoroshye cyane gutera icumu ifu nta gutinda twise cyane. Reka dusabe Sifa gatoya the classic adushyira n'ikibazo cyacu cya 18. Okay, alright. Ikibazo cya 18 rwose twise cyane nacyo kimaze kugera kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Muganga yoherereza porokireri ibyo yabonye mu gihe kitarenze A iminsi 8, B iminsi 60, C iminsi 30, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya 18. Muganga yoherereza porokireri ibyo yabonye mu gihe kitarenze A iminsi 8, B iminsi 60, C iminsi 30, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 18 wasubije neza rwose nta gutinda twise cyane. Nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya 18 ndikumenyesha ko igisubizo urabyumva gute. Igisubizo hano ni A ni iminsi 8 yonyine. Nuvuga ngo burya hari uzasanga biri ngombwa ko umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora gupimwa bitewe n'impamvu runaka zaba zabita, ariko kandi icyo gihe bizaba ari case yaremereye cyane biri ngombwa ko yakoherezwa mu rukiko cyangwa se yabanageze mu rukiko, ariko kandi icyo gihe mu rukiko bagakenera ibimenyetso bya muganga. Rero wa mu shoferi cyangwa se wa muyobozi w'ikinyabiziga bizaba ngombwa ko apimwa kandi apimwa nande na muganga. Ibyo rero muganga yabonye abyohereza procureur de Republika mu gihe kitarenze iminsi ngahe 8. Niyo mpamvu cyose cya 18 igisubizo kibaye A. Twizere ko cyumvikanye neza rwose nacyo kandi cyoroshye cyane ndetse kandi mubonye neza muzasubiza nta gutinda twise cyane. Reka dusabe Sifa gatoya the classic adushyira n'ikibazo cyacu cya 19. Okay, alright. Ikibazo cya 19 rwose twise cyane kimaze kugera ku nyikiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Imyaka fatizo ku bayobozi b'inyamaswa ni A imyaka 20, B imyaka 14, C imyaka 32, D cyangwa n'imyaka 15. Turi cyose cya 19. Imyaka fatizo ku bayobozi b'inyamaswa ni A imyaka 20, B imyaka 14, C imyaka 32, D cyangwa n'imyaka 15. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 19 hose bijagane nta gutinda twise cyane. Nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya 19 kumenyesha ko igisubizo urabyumva gute. Igisubizo hano ni B ni imyaka 14. Ubundi burya no vuga ko bayobozi b'inyamaswa ubwo ni babandi bemerewe kujya hejuru y'ifarashi baziyoboye byo bagomba kuba afite imyaka 14. No vuga ngo umuntu udafite imyaka 14 nta na rimwe cyangwa se ngo ube wamubona agize gute ari ku nyamaswa cyangwa se atwaye nk'ifarashi, ntago bishoboka. Bisasaba yuko byiburaza bafite imyaka 14. Niyo mpamvu ku kibazo cya 19 igisubizo kibaye B. Twizere ko n'ikigaragara kandi cyumvikanye ndetse cyari cyoroshye cyane gutera icumu ifu. Reka dusabe Sifa gatoya the classic adushyira ikibazo cyacu cya 20 ari nacyo kidusoreza ikizamini cyacu cy'uyu munsi. Okay, alright. Ikibazo rwose cya nyuma cya 20 kimaze kugera ku nyakira amashusho yawe cyo kiri kubaza ngo iki. Umuyobozi w'imyaka 19 ashobora kuyobora A amatungo cyangwa inyamaswa, B ibinyabiziga bikomatanye, C velomoteri n'ipikipiki bihetse, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 20. Umuyobozi w'imyaka 19 ashobora kuyobora A amatungo cyangwa inyamaswa, B ibinyabiziga bikomatanye, C velomoteri n'ipikipiki bihetse, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 20 rusubije nta gutinda twise cyane.
nta gutinda ku kibazo cya 20 tumisubije twese ndakumenyesha ko igisubizo ni A, ni amatungo cyangwa inyamaswa. Buno muyobozi w'imyaka 19 ntuzi niba afite icyangombwa cyo gutwara ibinyabiziga, ntuzi niba azi no kubitwara. Uyu muntu byuri ufite imyaka 19 icyo turushuwa cyo yayobora amatungo cyangwa inyamaswa, nta kindi ko ibyo ntibisaba kubyiga kubiyobora. Niyo mpamvu rero hano igisubizo cyabaye A ku kibazo cya 20. Ndabashimiye rero ko mwabanye natwe ndiza kandi ko mwabyumvise rwose. Njye nitwa Teacher Gakuru, mbari kunumiza mu Sifa Factor de Classic. Mukomeze mudukunde, musharinga ibiganiro byacu kandi rwose mutsinde, tubifurije intsinzi. Amahoro y'Imana rero abane namwe mu biganiro byanyu ndetse rwose no mu masomo yanyu ya buri munsi. Shalom.